Amahoro y'Imana bavandimwe, inshuti za Yesu na Mariya na Alphonsine yankurije ubaramutsa, dukomeze gusoma ijambo ry'Imana muri Bibiliya ntagatifu. Uyu munsi turatangira igitabo cy'iyimuka Misiri. Igitabo cy'iyimuka Misiri kigabanyijemo ibice bitandatu. Hari igice cya mbere, Imana yimura Abisiraheli mu gihugu cya Misiri, guhera ku mutwe wa mbere kugeza ku mutwe wa 15, umurongo wa 21. Igice cya kabiri, urugendo rw'Abisiraheli mu butayu, guhera ku mutwe wa 15, umurongo wa 22 kugeza ku mutwe wa 18, umurongo wa 27. Igice cya gatatu, Imana igirana isezerano na Isiraheli, ni uguhera ku mutwe wa 19 kugera ku mutwe wa 24. Hanyuma igice cya kane ni amategeko yerekeye ingoro y'Uhoraho, guhera ku mutwe wa 25 kugeza ku wa 31. Ikimasa cya zahabu ni uguhera ku mutwe wa 32 kugeza ku mutwe wa 34, n'iyubakwa ry'ingoro y'Uhoraho, guhera ku mutwe wa 35 kugera ku mutwe wa 40. Dutangire rero gusoma igitabo cy'iyimuka Misiri. Igitabo cy'iyimuka Misiri. Imana yimura Abisiraheli mu gihugu cya Misiri. Ubucakara bw'Abisiraheli mu Misiri. Dore amazina y'abana ba Isiraheli baje mu Misiri hamwe na Yakobo. Bahageze buri muntu ari kumwe n'urugo rwe. Abo ni Rubeni, Simewoni, Levi na Yuda, Isakari, Zabuloni na Benyamini, Dani na Nefutali, Gadi na Asheri. Abantu bakomoka kuri Yakobo bari 70 bose hamwe. Yozefu we yari asanzwe atuye mu Misiri. Nuko Yozefu arapfa kimwe n'abavandimwe be bose n'igisekuru cye cyose. Abayisiraheli barororoka, baragwira, bahinduka ishyano ryose, bagenda bunguka amaboko kugeza aho buzura igihugu. Ubwo mu gihugu cya Misiri haza kwima undi mwami utari waramenye Yozefu. Abwira ingabo ze ati, dore umuryango w'Abayisiraheli uranguka turuta ubwinshi kandi ukaturusha amaboko. Nimucyo tuwigire ubwenge, ejo utazarushaho kugwira, maze intambara yatera ukifatanya n'abanzi bacu ukaturwanya, hanyuma ukazava muri iki gihugu. Ubwo Abanyamisiri bashyiriraho Abayisiraheli abategeka b'akazi kugira ngo babicishe imirimo y'agahato. Nibwo bubakiye batyo Farawo imijyi y'ibihunikwa, uwa Pitomu n'uwa Ramusesi. Nyamara uko babakandamizaga niko umubare wabo warushagaho kwiyongera, bagakwira hose. Nuko Abanyamisiri batangira kwanga urunuka Abayisiraheli. Abanyamisiri bakoresha Abayisiraheli by'agahato n'ubugome, babatera kuzinuka ubuzima bwabo ku mpamvu y'uburetwa bukabije, nko gukata ibumba, kubumba amatafari, kuvunwa n'ubuhinzi, n'indi mirimo yose inaniza babagerekagaho ku gahato. Farawo atoteza Abayisiraheli. Mu Bahebureyi hari abagore babiri bazi kubyaza, umwe akitwa Shefira, undi akitwa Puwa. Umwami wa Misiri arababwira ati, igihe muzajya mubyaza abagore b'Abahebureyi, maze mwakwitegereza igitsina cy'umwana mugasanga ari umuhungu, mujye mumwica, naho naba umukobwa mujye mumureka abeho. Ariko abagore b'ababyaza batinya Imana ntibagenza uko umwami wa Misiri yari yarababwiye, maze abahungu barabareka babaho. Umwami wa Misiri ahamagaza abo bagore bazi kubyaza, arabatonganya ati, mwabigiriye iki kureka abahungu babaho? Abagore basubiza Farawo bati, nuko abagore b'Abahebureyi batameze nk'Abanyamisirikazi, ni abanyangufu, maze bakabyara umubyaza atarahagera. Imana igirira neza abo babyaza, nuko umuryango uriyongera ugwiza amaboko. Abo bagore babiri b'ababyaza, Imana ibahembera ko bayitinye, ibaha urubyaro. Nibwo Farawo ahaye igihugu cye cyose itegeko, agira ati, umuhungu wese w'Umuhebureyi uzavuka, mujye mumujugunya mu ruzi, naho abakobwa mujye mubareka babeho. Ivuka rya Musa n'ubuto bwe. Hariho umugabo wo mu nzu ya Levi,
ajya kurongora umukobwa wo kwa Levi. Uwo mugore arasama abyara umuhungu. Abonye ko ari mwiza, aramuhisha bimara amezi 3. Kubera ko yari atagishoboye gukomeza kumuhishahisha, amubohera agatebo k'urufunzo, agahomesha ubujeni n'amakakama, aryamishamo umwana, maze amurambika mu rufunzo ku nkombe y'uruzi. Mushiki w'umwana yicara ahitaruye ngo arebe icyaza kumugwirira. Nuko rero umukobwa wa Farawo amanuka ku ruzi ajya koga, naho abaja be bagendagenda ku nkombe y'uruzi. Ngo arabukwe ka gatebo mu rufunzo, yohereza umuja we aragaterura. Ngo agapfundure, abonamo akana k'agahungu kariraga. Nuko agira impuhwe, aravuga ati ni umwana w'Abahebureyi we. Ubwo mushiki w'umwana abwira umukobwa wa Farawo ati mbese urashaka ko njya kugushakira umurezi mu bagore b'Abahebureyi kugira ngo akonkereze uyu mwana? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati ngaho genda. Nuko umukobwa ajya gushaka nyina w'umwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati jyana uyu mwana umunyonkereze nzaguhemba. Umugore atwara umwana maze akajya amwonsa. Amaze gukura amuzanira umukobwa wa Farawo, nuko amugira umwana we, ati mwise Musa kuko namukuye mu mazi. Musa ahungira mu gihugu cya Madiyani. Muri icyo gihe Musa amaze kuba mukuru, ajya gusura bene wabo. Nuko yibonera ubwe imirimo y'agahato yari ibashikamiye, ndetse n'umunyamisiri wakubitaga umuhebureyi wo mu bavandimwe be. Areba hirya areba hino, maze asanze nta muntu umubona, agira wa munyamisiri amutsindaho, amutaba mu musenyi. Bukeye yongera gusohoka, abona Abahebureyi 2 barwanaga. Abwira uwarenganyaga undi ati niki gituma ukubita mugenzi wawe? Uwo muntu aramusubiza ati ninde wakugize umutware n'umucamanza wacu? Mbese uribwira ko wanyica nk'uko wishe wa munyamisiri? Musa agira ubwoba, aribwira ati nta kabuza byaramenyekanye. Farawo ngo abimenye, ashaka kwica Musa. Ariko Musa ahita ahunga Farawo, acikira mu gihugu cya Madiyani, yicara iruhande rw'iriba. Hariho umuherezabitambo w'i Madiyani wari ufite abakobwa 7. Baza kuvoma amazi, buzuza ibibumbiro ngo buhire amatungo ya se. Ariko haza kuza abashumba, birukana abo bakobwa. Ubwo Musa arahaguruka, arabatabara, maze yuhira amatungo yabo. Igihe basubiye imuhira, se Rehuweli arababaza ati niki gitumye noneho mubanguka uyu munsi? Baramusubiza bati hari umunyamisiri wadukijije abashumba, ndetse aratudahirira, yuhira amatungo. Rehuweli abaza abakobwa be ati uwo mugabo ari hehe? Niki cyatumye mumusiga? Nimumuhamagare aze tumuhe icyo kurya. Nuko Musa yemera kuguma kwa Rehuweli. Rehuweli amushyingira umukobwa we Sipora. Sipora abyara umuhungu. Musa amwita Gerishomu, umusuhuke ino, kuko yavugaga ati ndi umusuhuke mu gihugu cy'amahanga. Imana itora Musa ngo imutume kubohora Abayisiraheli. Hashira imyaka myinshi, nuko umwami wa Misiri arapfa. Abayisiraheli baganyira aho bari mu bucakara, baraboroga, maze induru bavugirije mu bucakara irarenga igera ku Mana. Imana yumva imiborogo yabo, yibuka isezerano yagiranye na Aburahamu, Izaki na Yakobo. Imana ireba Abayisiraheli, maze imenya amagorwa barimo. Musa yari aragiye ubushyo bwa sebukwe Yetero umuherezabitambo w'i Madiyani. Ayobora ubushyo hirya y'ubutayu, maze agera ku musozi w'Imana i Horebu. Nuko umumarayika w'Uhoraho amubonekera mu kibatsi cy'umuriro waka mu gihuru rwagati. Musa aritegereza, asanga umuriro ugurumana mu gihuru hose, ariko cyo ntigikongoke. Musa aravuga ati reka ngeyo ndebe aka kataraboneka n'impamvu ituma igihuru kidakongoka. Uhoraho abona aje hafi kureba ibyo ari byo. Nuko Imana imuhamagarira mu gihuru rwagati, iti Musa, Musa. Undi ati ndi hano. Nuko Imana iramubwira iti wikwegera hano.
ndetse kuramo inkweto zawe kuko ahantu uhagaze ari ubutaka butagatifu. Irongera iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo. Musa yipfuka mu maso kuko yatinyaga kureba Imana. Uhoraho aravuga ati amagorwa y'umuryango wanjye uri mu Misiri narayitegereje, kandi imiborogo baterwa n'abakoresha b'imirimo narayumvise, n'imiruho barimo ndayizi. Ndamanutse ngo mbagobotore mu maboko y'Abanyamisiri, maze mbavane muri icyo gihugu, mbajyane ku butaka bw'indumbuke kandi bugari, mu gihugu gitemba amata n'ubuki, ahantu hatuwe n'Abakanahani, n'Abaheti, n'Abahemori, n'Abaperezi, n'Abahivi, n'Abayebuzi. None ngaho induru y'Abayisraheli yangezeho, maze mbona ukuntu Abanyamisiri babica urupfu rubi. Ubu ngubu rero genda, ngutumye kuri Farawo kugira ngo uvane mu Misiri Abayisraheli, umuryango wanjye. Musa abwira Imana ati jyewe ndi nde wo gusanga Farawo no kuvana Abayisraheli mu Misiri? Imana iravuga iti ndi kumwe nawe, kandi dore ikizakubera ikimenyetso ko ari jye wagutumye. Numara kuvana umuryango wanjye mu Misiri, muzasengera Imana kuri uyu musozi. Imana ibwira Musa izina ryayo. Musa abwira Imana ati ngaho rero ningende nsange Abayisraheli, mbabwire ngo Imana y'abakurambere banyu yabantumyeho. Nibambaza ngo izina ryayo ni irihe, nzabasubiza ngo iki? Nuko Imana ibwira Musa iti ndi Uhoraho. Irongera iti uzabwire utyo Abayisraheli uti Uhoraho ni we ubantumyeho. Imana yongera kubwira Musa iti uzabwire Abayisraheli uti Uhoraho Imana y'abakurambere banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Ngiryo izina ryanjye iteka ryose, nguko uko bazajya banyita banyambaza kuva mu gisekuru kugera mu kindi. Genda rero ukoranye abakuru b'imiryango ya Isiraheli, maze ubabwire uti Uhoraho Imana y'abakurambere banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo yambonekeye maze arambwira ati niyemeje kubagoboka kandi si ibyo mugirirwa mu Misiri, maze ndavuga nti nzabakura mu magorwa murimo mu Misiri, mbajyane mu gihugu cy'Abakanahani, n'Abaheti, n'Abahemori, n'Abaperezi, n'Abahivi, n'Abayebuzi, igihugu gitemba amata n'ubuki. Bazumva ijwi ryawe, maze wowe n'abakuru b'imiryango ya Isiraheli musange umwami wa Misiri, muzamubwire muti Uhoraho Imana y'Abahebureyi yaratubonekeye. Ubu ngubu rero uturekure tujye mu rugendo rw'iminsi 3 mu butayu gutura ibitambo Uhoraho Imana yacu. Nzi neza ko umwami wa Misiri atazareka mugenda, keretse hagize ukuboko kw'ingufu kumucogoza. Nzarambura rero ukuboko kwanjye, maze nyogose Misiri, mpakorere ibitangaza byinshi bibatera ubwoba. Nyuma yabyo Farawo azabareka mugende. Nzatuma iyo mbaga ibona agahenge ku Banyamisiri, maze igihe muzahagurukira mwe kuzagenda amaramasa. Ahubwo buri mugore azasange mugenzi we baturanye cyangwa umucumbikiye, amutire ibintu bya feza n'ibintu bya zahabu n'imyambaro muzambika abahungu n'abakobwa banyu, bityo muzasahura Abanyamisiri. Nimwakire ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana rero bavandimwe, uyu munsi nyine twasomye igitabo cy'iyi Mukamisiri, twahereye ku mutwe wa mbere tugejeje ku mutwe wa 3, twahereye ku ipaji ya 91 tugeze ku ipaji ya 94. Murakoze rero, Yesu abarinde, Yesu abahe umugisha kandi mugire igisibo cyiza. Ubwo ubutaha tuzahera ku mutwe wa 4 mu gitabo cy'iyi Mukamisiri. Imana ibahe umugisha.